rero ngiye nyimara gura na Semuhungu niwe muntu wanyakiriye twahuriye mu kabari nabuzaho kurara arangije ahitambwira ngo tugene mu cumbikire sibyo kumbe nawe icagamije kwa rukuninga icagamije kwa rukuninga yes icyo yaragamije kwa kuryamana nanjye so rero icyo gihe twaragiye nyene aho aransambanya yumva nyene nta mbaraga n'imfite zo kumurwanya aransambanya bivaho naho twe twaraye mfite amakuru ko nta nubwo hari nahe nta yakodesheje bisanzwe ariko noneho bahita azinduka yigendera sibyo icyo yambeshye ko ari mu amafaranga ngo kandi ngo ari bunyishurire kumva ngo n'inzu yo kubamo yes ngiye ngo mbayeho ineza ijana ku ijana kuko nyuma narakijijwe n'ubutinganya bivamo nyene yes mu internet mu byo kuririmba ntangira kuririmbana n'abantu ba Karufani bano ba Soshomura bano basitari nyine ubona bakomeye ba Femani ya ndirimbana nabo ntangira no kuririmba indirimbo za gospel bano bani Patrick Nganzo ntangira mbese no kuririmba indirimbo z'urukoza soni nyine ntagira kubikora business ntagira kubikora nyine buya kazi yes tangira kubikora nk'akazi nigeze no gufungwa ari nabyo nzira yes ko nigeze gufungwa ari nabyo nzira ko inkuru y'urugendo rwanjye rwo ni ndende kuko n'ubutanda bizi ko tuzabivugaho yes yego n'urugendo ruracyari runini uko wabivuyemo na tuzabiga ko ku kiganiro gitaha iyo urebye yuko rubaye imbere mu butinganyi n'ubu ngubu ubona itandukaniro ari iri byiza ari ibi urebye ubu ngubu mbayeho neza ariko si ijana ku ijana mu bikora bwa mbere n'ingaruka byakugizeho nyine umuntu wari usambanye nyine mu kintu turabigeneye n'abafuka n'umwana ari cyane banye ntabwo ari kuba bazi ariko ngo hari ikintu bakoreshaga cy'ubutinganye ikintu gikomeye cyane kimeze igitsina gabo nyine kimeze iki gipupu kimeze igitsina urabona nyine uko bagabo duteye icyo yabanje akoresha mu bafuke akisogota mu kibuga ni wabo karaga n'ababaye nyine yamwita mu butaka aside mu maso kandi aside ukajya gucomeka muri butaka ubango yamambiye mu kanwa yamambiye imwenda mu kanwa ariko nyine ndahumeka byo ntabashatse umugabo jakora sambanya ubona no muza bitsina turabigenewe ndiko kwisanga mu butinganye guhera uwo munsi asiga n'imiti bituma nyene nangirika amaboko byo kabasha gutekereza mu buzima ubayemo yamara bakagira ngo ibyawe birarangiye ariko umure mwijuru dufite imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ntabwo tubayeho umugambi w'abantu ahubwo tubayeho umugambi w'Imana ntabwo tubayeho umugambi w'abantu yes ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri channel yanyu mukunda y'abanyarwanda channel tugenda ducisha ibintu byiza cyane muwa mwabwiye tubazanire uyu munsi twabazaniye umutumirwa mwiza cyane ufite amateka yahise ufite ibyo yavuyemo ufite ibyo agezeho cyangwa n'ibyo yagiye areka urumva ni ibintu byiza cyane by'agaciro muri iyi minsi rero niyo mpamvu twafashe urugendo tukavuga ati tugiye kureba umusore wacu wamamaye ku izina rya Kayusi ese ubundi ubuzima yaciyemo umwe buzima yaciyemo kugira ngo yisange muri bira by'ubutinganyi ese n'uruhe rugendo nanone yakoze kugira ngo ave muri ibi by'ubutinganyi kugira ngo nibura na bagenzi be babashe kuba babyigiraho yesi muhaye ikaze ku kiganiro ngiye kugirana na Kayusi muhaye ikaze kuri Big TV Show murakoze cyane abantu bakurebera mu buzima ubayemo yamara bakagira ngo ibyawe birarangiye ariko umure mwijuru dufite imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ntabwo tubayeho umugambi w'abantu ahubwo tubayeho umugambi w'Imana ntabwo tubayeho umugambi w'abantu ahubwo tubayeho umugambi w'Imana erega ntidigipfuye kuko Imana idukunda n'ukuri tubayeho ku mugambi w'Imana abantu bavuga nk'abantu bagakora nk'abantu ariko Imana yivuze n'ukuri birasohora rero ndabasuhuza cyane kuri Big TV Show
turaganira byinshi nk'uko bivuze dushimira Imana urebye n'abatwikira imbaraga. Yes, murabyumva neza, arashima Imana. Urebye urugendo wavuyemo n'ubu ubona itandukano ryaribe. Biragoye mu minsi cyane ko iyi viziyo turimo igoye. Urebye ubuzima bwanjye navutse nk'abandi sibyo, navutse n'umwana nk'abandi ngiye niko nabivuga. Nk'uko wari uvuze ati tubive umuzi tuvuti kabisi nabayeho uti yewe uko nabayeho ntandukanye n'uri kundeba yewe ubuzima bwarangoye cyane kuzana n'isaha nanjye ubwanjye ndireba nkitinya kuko nanyuze mu bintu byinshi. Ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi ndabafite ariko nyine baciye mu muryango bitewe na life nge nagiye nyuramo. So reka mubwire kadere ku myaka nibura 7-8 aho wa mwana atangira ishuri. Ngende kamubwiza ukuri turahera ku 6 turahera ku myaka 6 imyaka 6 ariko nimara kuba ndi kumwe n'ababyeyi byakomeje abandi papa na mama urabizi n'imiryango ikigiraho ikagira n'ibibazo bagatangira gusubira mu bindi bagashobora niba njye navutse mu ntonganya z'ababyeyi akabakoze ababyeyi noneho icyo gihe papa na mama bahise batandukana n'utuntu gutandukana urumva twebwe abana twatangiye guhobagira bagiye mu mwana wa kabiri icyo gihe ndahita musanisha n'ukuntu njye nisanze mu gihugu. Noneho papa na mama bakimara gutandukana umwagikwe ndagikwe ariko tubwo bana badusiga aho ngaho niregwe na mukecuru wa mama. Ubwo rero mukecuru wa mama nawe yitaba Imana njye rero kubera ko naragamuka gashabitse nahise nigira nyine kwibera mu buzima ubwo nyine mama wawe na bakimara gutandukana wahise wigira ubuzima bw'umuhanda baratandukanye nayifite aho nari mu myaka 6 batandukanye gifite imyaka 6. Yes, rero nkimara gufata ubuzima bw'umuhanda naje guhura n'umugabo w'umutinganyi abantu benshi baza kubana niba bakomeje ibitsina. Yes, ari nayo mu waje gutinganyi sibyo. Icyo gihe natangiye kubura ndonja ntangira kubura icyo kwambara ariko umugabo yagiye ko nenda kana keza ndabona gatonya ariko ntabwo ababyeyi bigeze kuba mbese batandukanye turajya mu ishuri na gato ntabwo njye bwaje mu ishuri. Samura n'uwo mubyeyi nayinzi ko umubyeyi nyine mwiza uzanyitaho nayinzi nyine ko umuntu uzamfasha muri buri kimwe bw'ababyeyi banjye. So rero sinakujya ngo papa yagiye hasi yagiye harikata njye nisanze ngene byakaba. Nuko rero nyuma kubona uwo mugabo ndabuti ndasubijwe mu gihe cy'igitabo anambye ati yengewe no kushaka ishuri. Ubwo urumva twinjiye mu wundi mwaka wa 7 sibyo. Urumva ko twatangiye gufite imyaka 6 none ngiye mu mwaka wa 7 sibyo. Umwaka ukimara gushira umugabo yaravuze uti umwana ngo aracyari mutonya akajya mu isambanya ajyama nabo mu bitsi sinzi ko ari umutinganya nyiregera mu myaka 7 abatangiye kuzajya asambanya. Icyo gihe ujya kubana nawe yagukoresha iki kugira ngo nyine mubashe kuba mwakakitingana cyangwa yagukora iki? So je twabanaga bisanzwe yari afite n'umukozi uri aho ngaho numva w'umuhungu yari umwana w'umuhungu ariko nyine wo kuza. So rero agiteganya byo kwisambanya umwaka ushize ndetega numva nyine umuntu aje ku buriri bwanjye numva akaza kuryama atarahasanzwe haryama ashidukira inyiga nkibaza ati ndateye ntabwo yigeze agufata ngo niba kujyana mu ishuri niba ngo icyo gihe yaranjyanye nyine yakujyanye ku ishuri yajya gifite imyaka 8 akujyana ku ishuri. Yes, noneho ariko yatangiye kumusambanya afite imyaka 7. ubwo mbese yakujyanye ku ishuri nyine yaratangiye. Yego yaratangiye. Rero njye akimara kubinkora bwa mbere kumva se ntago njye numvaga ibyo ari byo numvaga ari nk'ibintu biri aho ngaho gusa n'izi ngo gusambanya ibikorwa gutyo n'indi umwana nyine. Gusa ikintu nibuka cyo nuko yari yarambwiye ati ntuzigere ufunga hano hantu rimwe ndafunga nanga kumva isezerano rye ndamunaniza nibaza impamvu mbwiye ngo singa zifunga kino cyuma cyane kumbe we tagitera afite gahunda yo kuzajya aza kumusambanya n'icyo ariko sinamwumva ntangiye kujya mfunga icyuma
namumangira mu gitondo tiko nakubujije ibyo nagusabye ahita yica serire iyo iki cyuma nyine nta nandi yana ifite yo kurara kuko mu nzu hanze haba amagambo n'imbwa sinabasha noneho uwo mugabo uretse nyine ntabwo ari nyine gihugu yari uwo hanze byabereye ibunti ubwo rero uwo mugabo nawe turabana mubikora bwa mbere nta ngaruka byakugizeho mu gitondo nabyutse amaraso nyine nk'umuntu wari usambanye nyine mu kintu ntabwo turabyemeye ntanafunguka n'umwana nyine ntabwo reka kuba banze ariko ngo hari ikintu bakoreshaga cy'ubutinganyi ikintu gikomeye cyane kimeze nk'igitsina gabo nyine kimeze nk'iki gipupe kimeze nk'igitsina urabona nyine uko abagabo duteye icyo yabanje arakoresha kugira ngo afunguke akisogota mu kibuno ntiwabahoraga narababaye nyine yambwiye uti muri ubutaka ndakumena aside mu maso kandi aside ukigucomeka muri butaka kuvuga ngo yamambiye mu kanwa yamambiye umwenda mu kanwa ariko nyine ndahumeka ibyo ntabashatse umugabo jakora isambanya imibonano mpuzabitsina turabigenewe no kwisanga mu by'ubutinganyi guhera uwo munsi asiga n'imiti ituma nyine nangirika mu bwonko ku buryo ntabasha gutekereza igitsina gore nkabona gutekereza igitsina gabo gusa ukumva byanagezeho azana n'abatinganyi bagenzi be akazajya ababwira ati umwana ku isoko akaziramo amafaranga mu madolari akazajya bisanze gute mu Rwanda kugira ngo nyine mwumva ko yajyaga bigukorera ukajya ku ishuri ukavayo nyine mwatandukanye gute kugira ngo wisange hano mu Rwanda none uri mu yewe kugira ngo dutandukane naragiye icyo gihe hari umuturanyi nari ifite mu gihe Yesu uratinyuka y'umubyeyi bahita bijyana mu muyobozi umugabo umukozi aramubwira ko yagiye batangira kwibwira nyine umukozi nawe muri uwo munsi w'uwo mugabo ahita bimwita atoroka sinzi ikibazo noneho kugiyeho kwisanga hano i Kigali naje nje kumushaka kugira ngo mutangire waturutse Burundi uje i Kigali uje kumutanga ngo bamufunge bambwira lokasiyo hari kuko nari maze guca ubwenge maze kugira mu myaka 10 kumva nari maze kugira mu myaka 10 kumva ntangiye guca cyenge umwana w'imyaka 10 abaze kureba icyiza n'ikibi abaze kumenya umwanzi n'umukunzi noneho ndaza hano i Kigali ndamubura ubuzima buranga n'ubundi bikimara kwanga sanga wa mugabo amafoto yanjye yakwirakwije ku nkoranyambaga ngo ndimo gushakishwa iwacu ngo barantaye ngo barambuze ariko aho icyo gihe wari waraje hano byabereye hari Kigali mu Rwanda nsanga abasemuhungu baramenye ko n'ubundi ndi umwana muto cyane kumva nsanga n'abantu bafunze uza mu Rwanda ninde wakwakiye kugira ngo nyine urabona yuvuye i Burundi byanga byakundi uza mu Rwanda waje uri ku mihanda yewe umuntu wanyakiye bwa mbere nawe yageze uhuye na Semuhungu so rero ngiye nkimara guhura na Semuhungu niwe muntu wanyakiriye twahuriye mu kabari nabuze aho kurara arangije ahita ambwira ngo tugire ngo ucumbikire sibyo kumbe nawe icyagamije kwari ukuntinga icyagamije kwari ukuntinga icyo yaragamije kwari kuryamana nanjye so rero icyo gihe iryo joro twaragiye nyene aho aransambanya yumva nyine nta mbaraga n'imfite zo kumurwanya aransambanya bivaho naho twe twaraye mfite amakuru ko nta nubwo hari nahe nta n'uwo yakodesheje bisanzwe ariko noneho ahita azinduka yigendera sibyo icyo yambeshye ko ari mu amafaranga ngo kandi ngo ari bunyishurire kumva ngo n'inzu yo kubamo yego birangira Semuhungu baragutinze nawe ntago wigeze ujya kumurega se ntago nongeye kumubona icyo gihe nawe ntago wigeze kumubona ni cya gihe ajya hanze yahise ajya hanze cya gihe atangaza inkuru ye ko yapfushije ngo biba bigenze gutyo uba wisanze mu Rwanda burakoze birakunze nyine uraza urapagasa ikintu cyaje kubaho nuko nakomeje nkahura n'abandi batinganye kumva bagenda bahererekanya yego
murakomeza nyine mu binshuti ubaye inshuti nabo. yego Yes, wabyitwaraga muto uri umutinganyi. Ngewe ico gihe nahise mbifire yabyo kubera ko bigi kwa mbere wa undi wa mbere wo mu Burundi yandoze. Nahise nkomerezaho ndabikora nyene mbikora ahubwo nk'akazi ntangira no kucuruza n'amagara. Ntangira mbese kubikora nyene kinyamwuga. Yes, nago byakugiragaho ingaruka. Ingaruka zo ntago zabura kuko narwaye indwara yitwa imitezi y'imbwa. Yes. Ico gihe urumva ko habuze na gato nayingiye kwandura sida. Yego ubwo nyene Imana yarahabaye nyene iratabara. None mu buzima ubu ngubu bubayeho ute noneho? Urebye ubu ngubu sinakugira ngo ngiye ngo mbayeho ineza 100% kuko nyuma narakijijwe n'ubutinganya mbivamo nyene. Yes. Mu mutene mu byo kuririmba ntangira kuririmbana n'abantu ba Karufani, bano ba Soshomura, bano basitari nyine ubona bakomeye ba Femani ndirimbana nabo ntangira no kuririmba indirimbo za gospel bano bani Patrick Nganzo ntangira mbese no kuririmba indirimbo z'urukoza soni nyine ntangira kubikora business ntangira kubikora nyine buya kazi. Yes, utangira kubikora nk'akazi. Nigeze no gufungwa ari nabyo nzira. Yes. Ko nigeze gufungwa ari nabyo nzira kuko inkuru y'urugendo rwanjye rwo ni ndende kuko n'ubutanda bizi ko tuzabivugaho. Yes. Yego. N'urugendo ruracyari runini uko wabivuyemo wenda tuzabiga ko ku kiganiro gitaha. Iyo urebye yuko rubaye imbere mu butinganyi n'ubu ngubu ubona itandukaniro ari iri byiza ari ibi. Urebye ubu ngubu mbayeho neza ariko si 100%. Cyane ko izino social media mutubonaho rimwe na rimwe izina wenda umuntu ashobora kuba rifite kuko ntekereza ko naryo ridutunze yako iyi mihanda irimo abanzi benshi. Cyane. Ngewe ndashimira Imana ko ibintu by'ubutinganye nabivuyemo. Ndashimira Imana ko ingeso mbi z'urubyiruko nazivuyemo kubera ko nigeze gufungura bigeze no kunkatira umwaka wose mu njyanwa iwawa. Yes. Nkazajya mpahuriramo n'abatinganyi banshukisha ibintu bakanshukisha uburiri bwiza kajya kubona nk'umutinganyi akugezaho muri gereza kuryamo ugasanga arimo kukurongora. Yes. Atanagusabye atanabikubwiye. Noneho icyo gihe nigeze no gukoma n'induru icyo gihe mu Gihota ahantu nari mfungiwe iwawa. Bahita baza baramwimura uwo mugabo w'umutinganyi nawe nayinsize yaramugura gereza. Yego nyene niko kugenda nyene nyura mu. Yes, tugenda dusoza ikiganiro. Ni iki watangariza abantu bawumva bashaka kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo by'ubutinganyi cyangwa ubona barimo kubyerekezamo? Nihe nama wabaha? Nta nama nabaha kubera ko ikintu cy'ubutinganyi ntabwo ari ikintu cyiza. Ikintu cy'ubutinganyi hari n'inzangano nyinshi. Iyo ubigiyemo abantu barakwanga. Noneho ikintu cy'ubutinganyi harimo na sida y'imisaraba 8 niyo mitezi ntabwo ishobora gukira. Sinshobora gushishikariza urubyiruko kujya mu by'ubutinganyi. Abenshi bavuga ngo birimo amafaranga n'amafaranga arimo. Yes. Kuko yaza kuba arimo n'imyaka nabimazemo nakakwiye kuba ngende ndi umuntu ukomeye mfite n'imodokari mfite n'imitungo runaka ubona nyine ko ndi umusore nyine ubyoshe. Ariko tuvugana ikintu ndi gushimira Imana nuko yagiye nkiza iyo mivumo. Yagiye nkiza iyo mivumo sinkirira indirimbo z'urukoza soni nsikandira indirimbo z'ubaka urubyiruko z'Imana zifite ubutumwa mbese muri make. So rero ngewe ntakubesha ikintu nabwira Bitu TV show. Muranyumvise amateka yanjye tuzakomeza tuyavugeho n'ubutaha. Nzababwira n'ukuntu ngiye nahuye n'umutinganyi agashaka kunsamenyisha amatungo ye ngo azajyamo amadolari 100 ya buri munsi. Nzababwira n'uburyo yashatse no kunsamanyisha ihene ngo nyirongore mu kibuno. Ibintu nk'ibyo nyene izo ni izindi nkuru ngenza babwira z'ukuntu ngene nyewe nahasorinze wenda nanyuze mu bibazo byinshi by'ubuzima. Okay. Dusezera abafana gira icyo ubwira abafana bakurikira Bitu TV show cyangwa n'abafana baba bagukunda ibyo wakoraga. Urabona wakoraga ibintu bitahesheje Imana ikibara niko nabivuga ariko ubu ngubu noneho basigaye bakubona mu shusho y'umwana muzima cyangwa y'umwana w'Imana nyine usa nkaho ukorera Imana. Gira ubutumwa ubaha unabasezera hanyuma natwe twanzike tuzahura ubutano no tuganira ati se ubayeho gute nyuma yo kuva mu butinganyi. Okay, cyane ko nanabahana nimero yanjye kugira ngo umuntu wamvuganira cyangwa wenda umuntu yagira icyo afasha kugira n'ubuzima kubera ko nyene yumva nyene ko ntari mu buzima bwiza ashobora kumumugara kuri 079 65888 227 asubira mu 079 65888 227 biremeye kumamagara akangira inama akayigisha mu by'agakiza. Ikindi kintu nabwira kuri Bitu TV show nuko mugomba kunkunda kugira ngo nzajye mpora mbaha inkuru zidasanzwe mbaha
mbese ibintu bigezweho ku bwanjye. Yes. Kuko ubutaha ntekereza ko tuzahura tuvuga ibindi ibyo byose tuzabivamo. So mbasezera rero reka mbaririmbira akaririmbo kamfashije nagerageje kuririmba kugira ngo abantu nyine bumve ko ndi mu murongo mwiza cyane rwose, kugira ngo noneho abantu bankunde kandi namwe munkundishe n'abandi. Yes, nibyo. Kw'iriba umusamariyakazi yayinze umushitsi, ubwo yahuraga n'umuyuda, umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe, umuyuda kuvugana n'umusamariya neza, byari ibintu bitangaje, umuyuda kuvuga. Ngaho murabyumva Kayusi n'urugendo rwo kureka ubutinganyi. Kora subscribe kuri Bintu TV show, hanyuma tujye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Mwari muri kumwe na Ben Promoter, cyangwa umwite Goodman, cyangwa Badman, cyangwa umwite Benjamin, uko wanyita uko ubishaka kose. Ndabakunda. Ciao ciao.